Muraho neza bakunzi ba Iyungure BTV. Ndashaka kubabwira ko uyu munsi ntago ikiriwe na TV kubera ko wakoraga search ugasanga nyine Wina TV ni nyinshi cyane bityo bikagora. Twahisemo kuyita Iyungure BTV kugira ngo bitworoheye kuyibona. Ndabashimira rero ko mukomeje kunyereka ko turi kumwe, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nawe niba uri mushya ntugende udakanze kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo tubane. Mutubwire muri comment bimeze bite, ibyo mwakunze, ibyo twakomeza cyangwa se ibyo twakosora. Uyu munsi mbafitiye inkuru irangira ariko inasoreza ku isomo ry'ubuzima. Tubane. Umugore wanjye yari afite inshuti ye y'umukobwa yitwa Linda, bari barakuranye, naje gushakana nawe babana nk'inshuti, byakomeje gutyo akageza mu rugo, muri weekend akamufasha imirimo yo mu rugo, bagateka, bagakora amasuku, bikomeza gutyo. Yari ameze nk'umwana mu rugo, wabonaga ari umukobwa witonda, ukunda gusenga kandi uciye bugufi, ariko w'umunyabwenge. Umunsi umwe umudamu wanjye yaje kujya gusura mama we mu cyaro, hanyuma arambwira ati mukunzi ngiye kujya gusura mama, nzamarayo igihe kitari kinini ariko muri iyo minsi Linda azajya aza kugufasha, agufashe guteka, gukora amasuku n'utundi turimo tworoheje. Hanyuma naramubwiye nti mukunzi Linda mwihorere, guteka ndabizi no gukora amasuku ndabizi, si ngombwa rwose ko yaza kumfasha, azagaruka waje. Ariko madamu yakomeje kumpatiriza arambwira ati mukunzi ukora amasaha menshi, utaha wavunitse ndetse unaniwe cyane, reka aze ndamwizera nta kibazo, azagufasha rwose nawe kugira ngo ubashe kuruhuka. Nabonye akomeje kumpatiriza narabyemeye, hanyuma mu gitondo madamu yarateze aragenda, Linda nawe yaraje akajya ateka, agakora amasuku, hanyuma agataha. Gutyo gutyo, ku munsi wa kane natashye nkererewe cyane kuko akazi kari kabaye kenshi, nageze mu rugo ninjiye mu nzu, nasanze Linda ari mu gikoni, narikanze ndamubwira ati Linda, aya masaha uracyari hano? Yarambwiye ati ndahari, hari utuntu nkikora ariko nidusoza ndataha. Naramubwiye ati oya, burije rwose, ibyo utarakora bireke, uzabikora ejo cyangwa se nanjye mbyikorere ariko amasaha yakuze. Yarambwiye ati oya, aza anyegera, gusa uwo munsi yari yaje bitandukanye, yari yambaye imyenda migufi imufashe cyane, imyenda imwe twita nyine ikurura abagabo. Naramwitegereje akomeza kunyegera, nahise mpindukira mpita nsohoka, nagiye mu cyumba, hanyuma hashize akanya yaje afite ibiryo mu ntoki, arambwira ngo aje kumpereza ibyo kurya, aramubwira ati birambika aho ngaho ndaza kubirya. Yarabihashize koko arasohoka, arambwira ngo hari ibintu agiye gufata muri shambure y'abashitsi hanyuma agataha. Arambwira ati nta kibazo, yaragiye, agezemo ariko aratinda, yaratinze, nibaza impamvu adasohoka, mbona akomeje gutinda kandi amasaha rwose yari akuze. Nahise ngira amatsiko yo kwinjira njye kureba cyatumye adasohoka, narinjiye ngezemo nsanga Linda yambaye ubusa. Nahise nsohoka nihuta, yahise ankurura ahita ansoma, yaransomye nanjye nk'umuntu, urumva ibyabaye byarabaye, mu gitondo yaratashye. Ariko nabyutse numva ntameze neza, numva umutima uncira urubanza, hanyuma nahamagaye madamu ndamubwira nti mukunzi uzataha ryari? Yarambwiye ati nzataha ejo bundi, ariko yarambeshyaga kuko yari mu nzira ataha. Maze kumva ibyo nahise mpamagara Linda ndamubwira nti uyu munsi noneho urarara ntabwo uri butahe, madamu yambwiye ko azaza ejo. Nawe yarabyemeye, yaraje ategura bisanzwe, hanyuma nijoro yararaye, ariko madamu yaje amasaha akuze nawe, hanyuma twagiye tubona urugi ruhise rufunguka, ngiye kubona mbona ni madamu, yahise ambonana na Linda turi mu gitanda, ijambo yaravuze ngo oya, yahise yitura hasi ahita azimira. Nahamagaye umuganga yahise aza yihuta,
Yaje mukoraho mbona ajunguje umutwe, mpita numva ubwoba buraje, ndamubwira ati ni ibiki? Yarambwiye ati sorry, madame wawe ntakiri muzima. Isomo ry'inkuru. Nshuti yanjye, ndagira ngo usubize amaso inyuma, ushyire ubwenge mu bantu wizera. Wa muntu wita inshuti magara, wa muntu ugenda uvuga ko ari inshuti yawe, ko nta kibazo, tekereza kabiri. Inshuti yawe ya nyayo yakubera umwanzi gica.